Tazimira yahambaye ingwe yuhumwezi iyo uhumwe yihijimira ryahana iwe ngwinurari muraho njye nitwa Uwadede Umutoni. uno munsi turavuga ku topic ijyanye n'isoni. Twagize amahirwe kwakira umuvandimwe wacu Didier Kamanzi. Murakoze cyane nkuko abivuze, nitwa Didier Kamanzi, nkaba ndi umuhanzi mu ruganda rwa sinema, ina amafilme nyarwanda n'ayari international. Yego, murakoze. Biratangaje kumva umuhanzi nkamwe mumenyere kamera n'amascene atandukanye, kumva ko mufite kuba mwaragize ikibazo kijyanye n'isoni. Ya bibaho surtout iyo ari nk'umuntu ugitangira muri uwo mwuga. Urumva benshi ntago baba bamenyereye kamera, iyo bamuhaye ibintu byo ari bukine aba yabisomye wenda yabimemorije, niyo bajya kuzana kamera yareba abantu bari aho bamushungereye akagira isoni, ugasana bya bindi yagombaga kugaragaza gukina emotion n'iki bikabura kubera iki isoni. Nose wowe ubu warabidepashije cyangwa hari igihe ugeraho ukumva amasoni nawe biracyakubaho? Icyo ni ikibazo cyiza kuko nanjye byambayeho. Ntabwo navuga ko nahise njya kuri kamera mpita nkora ibyo wansabye, no, nanjye byambayeho ko ni ibintu nari menyereye normalement. N'ubusanzwe nari ndi umuntu usanzwe ugira isoni n'ubusanzwe dans la vie normale, ariko au fur et à mesure ko ugenda ukina amafilme menshi ugenda umenyera. Ko bwa mbere nabanje ndatinya ndeba muri kamera bakambwira ntibyemewe ngo kinana n'uwo muri gukinana, donc mukina ubuzima ni ubuzima busanzwe, sinema ngo ni ubuzima, donc ngenda menyera gahoro gahoro ntinyuka abantu ya voilà bigenda bishira. Donc umwuga wanyu warafashije kudepasa iyo timidite yari mwimwe? Yawe umwuga nkora waranamfashije cyane nkuko nabikubwiye ngewe. Mu busanzwe nayo nsanzwe ndi umuntu uri timide ugira amasoni, ntinya kujya mu bantu benshi. Ntago byoroshe, donc ntago ari ikintu umuntu akwiriye kugumana. Ndibaza ko ni ikintu umuntu akwiriye kurwanya akakivamo kugira azashikire gahunda ziwe neza. N'abakobwa warabatinyaga ndibaza cyane n'abakobwa narabatinyaga. Urumva ku ishuri ntabwo najyaga muri recreation kubera amasoni. Urumva byari ikibazo. Navuga ko sinema iri mu kintu cyantinyuye, ni nk'umuti kuri ngewe ko natinyutse kujya mu bantu benshi, kwirekura, donc kuviva uwo ndiwe. Ko ari ibintu amasoni, ari ibintu atuma bikurimo utari uzi ko bikurimo, ariko kubera ya masoni nyine bigatuma utaviva ya bintu bikurimo. Ugasanga hari byinshi uhomba, wenda kubona akazi waba ufite ubumenyi runaka bakeneye nk'umuntu mu kazi runaka, ariko kubera ko agutinya se ninjyayo bakansubiza inyuma, ugatuma wifashe kwitinya, harimo n'intinya. Urumva rero njye byaramfashije cyane kuva najya muri sinema, nabaye undi muntu, donc ntakekaga ko naba ndi. Hari umukuza wanjye aheruka kumbwira yitwa Emmanuel Nziza, aheruka kumbwira nyine ko hari ibintu byinshi byagiye bicira mu buzima bwe byamwiciye bijyanye n'isoni. Nawe sinzi wenda twamuha umwanya akatubwira uko byamugendeye. Bitema ni mu kiganiro ujya kukira indwara irata, turi kuvuga kuri topic ijyanye n'isoni cyangwa iminyi.
kandi nibuka yuko twize kubiganiraho. Nkaba nashaka kubaza, ubundi kumwe na Kamanzi, nkaba nashaka kubaza icyo watubwiraho, hari ibyo byigeze kwangiza mu buzima bwawe cyangwa byaguhiriye mu isoni ryawe rimeze gute, wabimbwiraho iki? Murakoze mami kuntumira mu kiganiro cy'isoni. Isoni zatumye mbura nk'amahirwe. Hari n'ukuntu nagiraga nk'ikibazo, hari umuntu uri bumfashe atinya kukimubwira kubera isoni. Wenda iyo mbimubwira yari kumfasha, abandi babigerageza bigakunda, bigatuma nitinya sinanagerageze no gukora ikindi kintu kandi mbifitiye ubushobozi. Ni muri ubwo buryo isoni zagiye zintera, zatumye ngira ikibazo. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye, wimye amahirwe wari ufite kubera gutinya nyine. None ubu wabifatiye umugamba uwuhe kugira wenda ntibizongere kukubaho nk'ibyo? Sinzi, wabitubwiraho? Gamba nafashe, naje kwicara numva koko nanjye nshoboye, kuko nararebye mbona abandi bantu nta kintu bandusha, twese dufite ubushobozi bungana. Nishizemo ko nshoboye, ndavuga ati icyo kibazo ntabwo kizongera kumbaho, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ati nta itinya itarungurutse kandi nta wiyima w'umwima ahari. Iyo migani yagiye ifasha, inanira courage. Guhera icyo gihe navuze yuko isoni zitazongera kuntera ikibazo, ntabwo zizongera kumbuza amahirwe yanjye, kandi murakoze cyane. None ku bijyanye na bari, navuga abakobwa ariko mu Kinyarwanda nyacyo bavuga bari, hari ikibazo byaguteye watubwiraho cyangwa ntabwo uragira gushaka uracyari umusore? Nabyo byigeze kunteraho ikibazo, ariko ndacyari umusore, ariko hari umukobwa nigeze gukunda, turi inshuti, atinya kubimubwira, kandi nabonaga iyo mbimubwira byari kugenda neza. Nabonaga ibimenyetso anyereka nta kibazo, nditinya abandi baratinyuka baramutwara. Niko byagenze. Numva ko bibabaje kuba warabuze umwe mu bantu wakundaga kubera amasoni cyangwa nyine kuba waratinye. Nizeye ko wabiboneye ho isomo. Ubu nukunda utazajya witinya, uzajya wegera ukunze, umubwire, umenye uko byifashe, naho yaba atari kumwe n'icyo gitekerezo, ariko umenye uko bahagaze. Ujya gutinyuka nk'uko ubyumva, biba byiza. None ubu ngubu ukora iki kugira ngo nibyongera ntuzagwe muri amasoni cyangwa muri uwo mutego nyine wo kwitinya? Nk'uko nakubwiye bwa mbere, ya migani ifasha ati nta itinya itarungurutse, nanjye sigaye nigirira icyizere. Numva yuko koko numva koko ningira nk'ikibazo cyangwa nkakunda umuntu cyangwa hari umuntu ugomba kumfasha, nafashe umwanzuro. Ubu ngubu sigaye naritinyutse. Ubu ndizera yuko icyo kibazo izo bariyeri zitazongera kumbuza z'amasoni. Ubu ntabwo nkiri nka mbere, ubu numva yuko nshoboye koko kandi bitazongera kumbaho. Murakoze. Urakoze cyane kuba watwumvisha ikibazo wigeze guhura nacyo, ukaba waranabonye n'inzira zikivamo. Nizere ko ubuhamya bwawe buza gufasha abantu bakiri muri icyo kibazo. Urakoze cyane Bye. Nawe urakoze mami, ndabizi ko icyo kibazo tugihuriyeho n'abantu benshi, ni byiza, biraza gufasha n'abandi, kandi urakoze kuba wadutumiye muri icyo kibazo. Murakoze. Isoni ni indwara mbi. Hari ibintu nasomye bivuga yuko umuntu atavukana n'amasoni. Ni ikintu kiza nyuma
bitewe n'icyo yabayeho n'abo yahuye nabo n'ababyeyi cyangwa n'ibindi. Oui, hari igihe uvuka muri sosiyete runaka cyangwa se muri famiye runaka, mwaba muri abakire cyangwa se mutishoboye muri abakene, biterwa n'uburyo wavutse, biterwa n'uburyo wakuze n'uburyo warezwe. Nimba uri umwana par exemple imyaka nk'ine, haza nk'abashitsi usanga umubyeyi arakubwiye ngo jya mu cyumba, wenda uri umwana usanzwe ukubagana, ntibashaka kuza kubaderanje. Orke umwana ahorana curiosité, abashaka kumenya se abo bantu baturutse n'iki. Urumva uba uri kumwicira vivacité yiwe, abakeneye kumenya ibintu byose. Babashitsi bagenda ukabona kumbwira ngo ngaho ngwino. Urumva ari igihe biterwa n'ababyeyi. Ntabwo baba bahaye explication zihagije umwana kugira ngo yakire, baramuhisha byinshi. Mumbabarire ngaruke amve muri theme twatangiriyeho muri mission ijyanye n'indwara ya Afrika. Donc ndebye Afrika hari aho nagiye nsoma ko hari isoni ry'indeni Afrika bifitiye ibihugu byayikolonije. Bo byumva iki bibaza ko ari abo bayikolonije bari muri iryo soni cyangwa ari abakorewe iyo terabwoba b'Abanyafurika bari muri iryo soni? Sindi mu ndabyumva neza. Njye ndatekereza ko ari Abanyafurika aribo bakakwiye kugira isoni, kubera ko sinumva ukuntu ngewe naza ngusanga iwawe noneho nkagutegeka ngo kora iki ukacyemera, kandi nawe ubwawe ufite ubwenge, ufite imbaraga. Ariko babavanyemo izo mbaraga nyine, barabishe nyine ni kwa kuti, sinzi ukuntu nabivuga, ni kwa kutiyumvamo ubushobozi. Babashizemo inini, babagize inini nyine, babarushije ubwenge. Urumva abazungu barushije ubwenge abirabura. Kubera iki? Kubera ko wenda baje baturutse ahantu abirabura batazi n'iki, biyita abamana, bitewe n'uruhu bafite, aba nabera, ni ikintu kidasanzwe. Donc bari bafite uburyo bafite ubwenge. Nge nta nubwo nkunze kubyita ko baturusha ubwenge, kuko buri muntu wese afite ubwenge. Navuga ko bitewe n'ikibazo warumbajije, navuga ko ari abirabura bakakwiye kugira isoni, kubera ko twebwe twari iwacu, twari dufite n'icyo bashakaga cyari kiri iwacu. Sinumva rero ukuntu umuntu yaza agushukisha ikintu avanye n'iwawe. Noneho urumva n'Abanyafurika muri makeya, ndumva ari Abanyafurika bakwiye kugira isoni. None numva umuti w'iryo soni yaba ku bantu individuellement, twavuze théâtre, twanavuga hari umugabo meruka kubona muri reportage nawe yaragwaye isoni, yarimo arakonseye abantu kujya basohoka buri munsi bakagerageza kuvugisha umuntu batazi kugira isoni igenda igabanuka. Akaraka detail. Ariko wowe nk'umuti wumva ari uwo? Umuti nta wundi nyine, no kuba proud y'uwuriwe. Ntukumve ko umuntu yaza akubwira icyo yishakiye kandi nawe ufite ubwenge. Kubera iki? Nta mpamvu kuba intimide. Waba ufite dukeya, ishimane n'utwo ufite. Haza akubwira ngo ndaguha $1 milliard nunkorera iki, wenda arashaka kukoroha wice bene wanyu ngo nuko aguha $1 milliard. Ese iriya $1 milliard uzayirya ugeze ryari uri wenyine? Izahera. No kwiyakanyabugabo, kwiyumva. Donc yo ugakunda n'abagenzi bawe, kuko akenshi usanga naho bipfira, usanga Africa ntabwo turi unity. Usanga buri wese aritekerezaho, individualisme. Usanga umuntu yitekerezaho cyane aho gutekerereza igihugu cyangwa n'abandi muri rusange. En tout cas, murakoze cyane kuba mwadusanze no munsi muri iki kiganiro cyacu, kandi twizeye kuzongera kubakira. Murakoze cyane namwe Sunset Shine. Merci beaucoup.
world of competition.